Perezida watorewe kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arimo arubaka guverinoma izamufasha mu mirimo ye guhera ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021. Muri urwo rwego yahisemo umugabo witwa Alejandro Mayorkas kuzamubera minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Iki cyemezo kiratanga ubuhe butumwa? Turabigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Mbere yo gutangira imirimo ye kimwe n'abandi ba minisitiri bashya bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Alejandro Mayorkas agomba kubanza kwemezwa na Sena y'igihugu. Nibikunda azaba abaye umuyobozi wa ministeri ya gatatu mu bunini nyuma ya ministeri y'ingabo z'igihugu na ministeri y'abasirikare bavuye ku rugerero mu rwego rw'abantu zishinzwe n'ingengo y'imari yazo. Mu nshingano za Ministeri y'Umutekano w'imbere mu gihugu harimo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukumira no kurwanya iterabwoba, umutekano w'imipaka na gasutamo, abinjira abasohoka, abimukira no gutanga ubwenegihugu, umutekano w'ikoranabuhanga, gukumira ibiza n'ubutabazi igihe nyine ibibiza bigwiririye abaturage. Naramuka yemejwe, Alejandro Mayorkas azaba abaye minisitiri wa mbere w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo mu bo bita abalatino, ni ukuvuga abaturage bakomoka ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Alejandro Mayorkas ni muntu ki? Yavukiye mu mujyi wa Havana, umurwa mukuru wa Cuba, mu 1959. Ise ni umuyahudi w'umunyacuba, naho nyina umubyara ni umuyahudi ukomoka mu gihugu cya Rumaniya warokotse Holocaust, ni ukuvuga jenoside abanazi bakoreye abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945. Alejandro Mayorkas na mushiki we n'ababyeyi babo bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1960 bahunze ubutegetsi bw'igitugu bwa Fidel Castro muri Cuba nyine. Icyo gihe Mayorkas yarataruzuza umwaka umwe. Babanje kubona impapuro z'impunzi mbere yo kubona ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mayorkas yize iby'amategeko mu gihe cy'imyaka 30 nyuma y'amashuri ya kaminuza yakoze akazi k'umwavoka na k'umushinjacyaha. Mu butumwa bwe bwa mbere akimara kumenya ko Joe Biden ari we yahisemo kugira ngo azamubere minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, Mayorkas yanditse kuri Twitter ati, nkiri umwana muto cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye umuryango wanjye nanjye ubuhungiro, impa indaro. Nzihatira kubungabunga umutekano w'abanyamerika bose n'uw'abahunga itotezwa baza mu gihugu cyacu gushaka ubuzima bwiza kuri bo n'ababo bakunda. Mu miterere ye, Alejandro Mayorkas azwiho ko ari umuntu uvuga make, ariko ukunda kandi ukoresha ukuri, ukora ibyo yiyemeje, utarya iminwa, ugusha ku ngingo kandi ugira impuhwe, nk'uko Gabi Pacheco yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Gabi Pacheco ni umuyobozi ushinzwe itumanaho, kuvugira abatishoboye n'iterambere mu kigo cyitwa The Dream US gifasha abantu babimukira batagira ibyangombwa cyane cyane ku mafaranga y'amashuri makuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pacheco nawe ni umwe mu bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muto n'ababyeyi be batigeze babona ibyangombwa, bafashijwe na gahunda yitwa DACA. Mu magambo arambuye y'icyongereza bivuga Deferred Action for Childhood Arrivals, nifasha aba bana nyine b'abantu bageze muri Amerika, ababyeyi bageze muri Amerika badafite ibyangombwa. DACA ni programu yashyizweho na guverinoma ya President Barack Obama yemerera bene aba bana kuguma, kwiga
no gukora ku buryo bwemewe n'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafite impungenge zo gusubizwa mu bihugu ababyeyi babo baba bakomokamo. Aba bana mu by'ukuri ntibaba banazi na gato ibyo bihugu iwabo bavuyemo. DACA imaze gufasha byibura aba bana bagera ku 800,000. Abenshi n'abakomoka muri Amerika y'Epfo, cyane cyane mu gihugu cya Mexique. Byibura 600 kuri 800 bakomoka nyine muri Mexique. Gaby Pacheco azi neza Alejandro Mayorkas kuko bahuye kenshi mu rwego rw'akazi kabo bombi. Ubwa mbere nk'uko Pacheco abivuga, Mayorkas yari umuyobozi w'urwego rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe abimukira n'impunzi no gutanga ubwenegihugu muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Mayorkas yakoze muri uyu mwanya kuva mu 2009 kugera mu 2013. Pacheco avuga ko bafatanyije cyane muri gahunda DACA mu nzego zayo zose zirimo n'urw'amategeko. Avuga kandi ko Mayorkas yatangiye gushyira DACA mu bikorwa vuba cyane bitageze ku mezi 2 ikimara kwemezwa. Muri make Mayorkas niwe wubatse koko iyi gahunda DACA. Nyuma yo kuyobora urwego rw'igihugu rushinzwe abimukira no gutanga ubwenegihugu, Alejandro Mayorkas yarazamutse mu ntera aba minisitiri wungirije w'umutekano w'imbere mu gihugu muri guverinoma ya President Obama kuva mu 2013 kugera mu 2016. Mu magambo make, Mayorkas ni umugabo uzi neza ibibazo by'abimukira. Joe Biden amuhisemo kugira ngo ajye gusubiza ibintu mu buryo nyuma y'ubutegetsi bwa President Trump bwahinduye cyane politiki y'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM, ndagusuhuje kandi ngoye kaze muri iki kiganiro. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nige na Roger. Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye mugiye kubana nitwa Nishimwe Ariette. Bahaye ikaze. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Kuboneza urubyaro bibarirwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere twakwita karemano, harimo urunigi, kubara ukwezi k'umugore ndetse no kwiyakana. Igice cya kabiri harimo gukoresha agakingirizo, inshinge, ibinini, agapira ko mu mura, agapira ko mu kuboko no kwifungisha burundu ku bagabo. Nubwo bimeze bityo ariko, buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bumunogeye azakoresha aboneza urubyaro, akabiganiraho na muganga uri bumufashe muri icyo gikorwa. Kandi nanone umubyeyi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru kuri serivisi ahabwa. Muri iki kiganiro turaza kumva icyo abaturage batekereza ku kuba hari abatagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro, ahubwo abaganga bagahitamo kubikora batabaganirije. Turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi wabonerejwe urubyaro muri ubwo buryo ndetse nyuma bikaza kumugiraho ingaruka. Turaza gusoza twumva ikimpuguke ku buzima bw'imyororokere ivuga kuri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse n'ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi. Ntimujye kure za radiyo yanyu, ikiganiro ejo ku buryo burambuye ni mu kanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Itegeko nimero 49/2012 ryo kwa 22 Mutarama 2013 rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi.
Ingingo yaryo ya 7 ivuga ku burenganzira ku makuru ivuga ko umukozi wo mu buvuzi wabigize umwuga agomba guha uwasuzuma amakuru nyayo anoze kandi akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera, kumumenyesha akamaro kabyo n'inkurikizi zishobora kubaho. Umurwayi agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse igihe uburwayi bwihutirwa, umurwayi yataye ubwenge cyangwa bidashoboka kumugeraho. Ese wowe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro? Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejo Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi bavuga ko guhitirwamo uburyo bwo kuboneza urubyaro biterwa n'uko bamwe baba batazi uburyo bwo kuboneza urubyaro no kuba bamwe badafite amikoro yo gukomeza kubyara, bityo abaganga bakaba babikora batabagishije inama. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan. Numva impamvu abaganga bahitiramo ababyeyi uburyo bwo kuboneza urubyaro ari uko babona ibikwiriye umubiri w'umubyeyi, wenda ko baba bamaze kubapima mbere baba bazi ibijyanye n'umubiri wabo, wenda byabagwa nabi bakaza kubahindurisha. Urumva ariyo mpamvu. Ni imyumvire mike y'abaturage. Abaganga ubundi ntabwo ari bo bakagombye kugira, bagomba kudukangurira nyine. Ubundi ni uburyo bw'ubujiji, ari byiza nuko wabitekerezaho n'ibyo waba ugiye gukora. Ese ko aribo babyize, njye nakuvuga ngo nahitiramo kukugira. Ntabwo nshaka guhitamo nkahitamo ibitari bidahuye n'ibyo nashatse. Ariko muganga ko yabyize niwe ugomba kubisobanura. Nyine hariho igihe bakureba bakavuga bati wowe turabona nta bushobozi ufite, byara bake. Kandi nawe rero watekereza n'intuza n'imvune n'iki n'ubujyaha byose ugasanga nawe wakwitiramo umwanzuro, ahubwo ukagira amahirwe n'ubwo umuganga yakubwira ati boneza, uhita umubwira uti ahubwo mwari mwantindi. Nta kibazo kuko baba babona n'ubundi bushobozi afite, adashoboye kurenza aba bana agiye kubyara nk'indahekana, bakavuga ati mbashoboye n'umwe gusa nabindi. Muri icyo gihe impamvu umuganga yabigukorera bwihishwa, aba bantu baba barigize nk'indaya muri make. Ariko natwe urebye ntabwo batugira nabi, ubundi aba ari akamaro, baba banga umuntu atayisamiramo. Ikindi numva kibitera ari uko abaganga wenda babona ababyeyi badafite ubushobozi buhagije bwo kubyara abana benshi, bigatuma baboneza urubyaro. Rugamba arakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza yagiranye n'abo baturage. Bati hari igihe muganga ababona bari kubyara abo badashoboye kurera agahitamo kubikora atababwiye. Ikiganiro Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejo Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Tugeze rero mu mwanya wo kwakira ibitekerezo by'abakunzi bacu. Ndabona Christelle Wikeza yamaze kuhagera. Christelle uraho neza? Yego ndawumeze neza, wowe? Nanjye meze neza cyane. Nguhaye ikaze muri studio. Urakoze cyane. Hanyuma rero ndabona hari ibitekerezo wamaze gukusanya kuri iyi ngingo, reka nguha akanya ubitugezeho. Urakoze cyane. Abakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa twakiriye kuri iyi ngingo iri kugaruka ku cyakorwa ngo ababyeyi basobanukirwe uburenganzira bwabo mu kugira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha
mu kuboneza urubyaro. Nababwira ko ubu butumwa twabwakire binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785814141. Reka duhere ku butumwa bwa Kirenga Evode wiherereye mu karere ka Kicukiro, aho yagize ati ku babyeyi bahitirwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro hari kuba badasobanukiwe uburenganzira bwabo. Ibihuha bumva n'abantu batandukanye. Rero icyakorwa ni uko buri wese uganye serivisi zo kuboneza urubyaro yajya asobanurirwa neza uburyo butandukanye bukoreshwa, bakanafashwa guhitamo uburyo bubanogeye. Naho Nsengimana Eric wiherereye mu karere ka Bugesera yagize ati kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro baba bavukijwe uburenganzira bwabo. Yasoje avuga ko mu gihe bigaragaye ko umubyeyi yahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro ababigizemo uruhare bajya bakurikiranwa mu mategeko. Naho Nzambazimana Tereso ruherereye mu murenge wa Gitega yagize ati habayeho abaganga bihariye bahora ku bigo nderabuzima n'ibitaro byafasha ababyeyi kandi bigatanga n'umusaruro, kuko abo baganga bajya baba hafi y'abo babyeyi bakabasobanurira neza ibijyanye no kuboneza urubyaro. Dukomeza, Theogene Gasasira we yagize ati umubyeyi wese agomba kwihitiramo uburyo bumunogeye yishimiye butanamubangamiye. Dukomeza, Ntawumvugiye Augustin we yagize ati bamwe bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha bitewe n'imyumvire, bityo bakabyara umubare w'abana badafitiye ubushobozi bwo kurera, bigatuma kwa muganga babahitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Yakomeje avuga ko hari n'igihe biterwa n'ubuzima bw'umubyeyi. Ati urugero hari ababyeyi babyara bigoranye bafite ibyago byinshi byo kuba bahasiga n'ubuzima, kandi bikagaragara ko bagifite ubushake bwo gukomeza kubyara. Ati aho rero hari igihe bamuhitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Niyora Emmanuel we yagize ati ababyeyi nibarushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo, kuko bahura n'ingaruka zitandukanye ziterwa no kuba nta makuru ahagije babifiteho. Naho Uwera Donata yagize ati serivisi zo ku mavuriro zishinzwe gufasha ababyeyi kuboneza urubyaro bajya bakora ubukangurambaga ku babyeyi bagasobanurirwa neza, bagahabwa n'amakuru meza kandi yizewe. Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi we yagize ati igikwiriye gukorwa ni uko ababyeyi bajya bigishwa ibijyanye no kuboneza urubyaro mbere, kuko byafasha guhitamo neza uburyo bishimiye mu kuboneza urubyaro. Nawe Uwamahirwe Georgette we yagize ati kuboneza urubyaro umubyeyi agomba kubigiramo uruhare kuko ni uburenganzira bwe, aho usanga amadini amwe n'amwe ashishikariza abayoboke gukoresha uburyo bwa gakondo. Ati rero icyakorwa ni ugusobanurira neza ababyeyi bagana serivisi zo kuboneza urubyaro, bagahabwa amakuru ahagije n'abaganga babishinzwe. Namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu mwifashishije nimero ya telefone ngendanwa ariyo 07282823 cyangwa se kuri 0785814141. Ndasubiramo 07282823 cyangwa se kuri 0785814141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Nje twari kumwe na Christelle Uwikeza Ariete wasubirana ijambo. Ndabashimiye mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ubutumwa mukomeze mu bwohereze, turakomeza tubwakire. Tuzaboheraho mu kiganiro cy'ubutaha.
hari bamwe mu babyeyi b'abagore bavuga ko muri gahunda yo kuboneza urubyaro nta burenganzira bahabwa bwo kwihitiramo uburyo bumva bubanogeye. Uwiduhaye Francine ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 28 utuye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi, avuga ko abyara bwa mbere abaganga bamubonereje urubyaro bakoresheje uburyo bw'agapira atabizi, nyuma bikaza kumugiraho ingaruka z'uburwayi. Ibi akaba bigarukaho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Reka tubumve. Naratwise ndangije gutwita nyine tukajya tujya gupimisha bakatubwira ngo tuzaboneza urubyaro, ngo habaho inshinge, ibinini n'agapira k'imyaka 3, ak'itanu n'ak'icumi. Nuko bakatubwira uti se nkawe nurangiza kubyara uzakoresha kahe? Narabyaye mbyara neza, ndangije kubyara barambwira ngo ngwino hano, ndagenda barambwira ngo bagiye kuntera ikinya mu kaboko. Ngiye kwa nyine ari ubwa mbere nari mbyaye, sinari nzi ngo nibyo bagiye kunshiramo. Ndaryama nuko bakashyiramo, ariko ntabyo uwo mwanya ntago nabimenye. Ndataha ngeze mu rugo ntegereza bya bintu ko bizaza, ndabibura. Tujya mu isoko nyine abona ni sosiyete, turaganira bavuga ukuntu abandi bari mu mahonapo, ndavuga ati ngiye naho napombamo ngo katurebe. Ngira gutya akaboko ngo kadukandeho, bakanda bambwira ati yewe harimo nk'agapira k'imyaka 3. Ndavuga ati mana we, ati sinarinzi yuko karimo. Bakimara kukankiramo ntabyo narinzi, hashize nk'ukwezi. Ako nyine umutwe ukajya njye noneho makane abandi ngo simba muri ona panga ati katurebe. Nyine nuko bakadushyiramo kwa muganga batatuganije, ukumva barakubwiye ngo ni ikinya. Yaba bahite shamo umuntu akambwira ati ngewe wenda mu maka 5 cyangwa 10 nango ugatangira kuri ibyo binini. Ariko kwa kubona abakobwa ngo bari kugenda batwara amadari benshi, nyine barakujijisha bakagukubita akantuza akakubwira ngo ni ikinya kandi ari kagushyize. Ubu nibwo wenda nzaba mbimenye, nzaboneza ko zakoresha k'icumi. Wowe ujya kwa muganga kubyara no muri gahunda zo kuboneza, gahunda yo kuboneza nta burenganzira wayigizemo? Ntabwo nagize, kuko iyo mbigira mba narahisemo. Sinahisemo rero, nararyamye numva bagashyizemo ntabizi, bambwira ngo ni intuza, ngo ni ikinya. Ubwo burenganzira subona bukenewe? Burakenewe, bazajya batuganiza, baguhitishemo, bakwicaze n'umugabo. Hari n'ukuntu umuntu aba yibaniye neza n'umugabo, wenda baba babyanye nka 2, wenda umugabo ari we ushaka akaba ari we wanafungisha, mukibyarira abo ngabo. Ariko ntabwo baduhitishamo, ugasanga ntabwo nk'abagore nk'abarenze 10 bagenda basamira mu ntuza mu dupira hano mu isoko, nyamara yarahisemo yafata n'urwo rushinge cyangwa ibinini nangwa ko ngako k'imyaka 10. Ariko ntabwo batuganiza, bazajya batuganiriza. Arakoze Uwiduhaye Francine umaze kudusangiza ubuhamya bw'uko yabonerejwe urubyaro nta ruhare yabigizemo. Ikiganiro Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro Ejo. Inshuti zacu, mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye